byansiye n'amavunane yose ndabyuka imbwa bimukira mana yanjye nabukwe niba inzara mfite n'agahinda mfite nziyabura ubibone mana ariko noneho nungutse igitekerezo ntabwo ndi bwicwe n'inzara mbona kwa pacanga binjiza y'imiceri n'inyama ejo bundi yazanye inkoko imifuka nk'itatu okay ikintu ngiye gukora rero muri aka kanya umva nibashake bamfate bankubite biriya bikwavu ejo bundi yinjize n'iriya mifuka y'imiceri ndamucunga agiye mite mwemeza dore shomeri mugeze nabi kabisa umva ngiye kugenda nta kintu ndi bumusigiremo ubu niko bimeze kandi nafashe icyemezo n'ipantaro nadodesheje yashize igice cyayo nkumbaza aho cyagiye ariko ubu ndagiye ikiba kiri nta kundi nibera muri ghetto wana simba nzi nibiba biri kuberamo hano rwose akanda kubirira iwanjye nyamera ataza kunsanga hano akanankubita mama yashyiramo n'umunyu nanjye gupfira mwana kano kazi ayemite bami ngize kuri wa mugabo mwesha mwe what ntago naguha bitewe n'inzara mfite ntago naguha hasi kwa pacanga buri sha uretse imiceri yarunje araza biziri sha ariko umva arabyemera ibyo ndi bumukorere Pachas! We Pachas! Pachasi! Wanendo komazi woni mamuje. Sha ansanze noneho. Sha yango kiri hetandira uryangisha. Kambundi tsinjanga. Mwavu zanjye zarira. Ndabona zariye. Wana zariye rwose. Ubundi je kureba umuntu ukomanga ase sha injira harakinguye yewe ukomanga injira sha
gusiga ibi bintu. karaka Yo, ah, salama pachasi we. Ko bimeze bite sha? Ni wasosi? Ah, Ni wasosi? pachasi we iminsi myinshi. Ndakubona. Reka Genda. Wana, ndakubona bro. ipantaro none unyambariye. Ni za zindi from Congo nta kabisa. kintu mba ngomba kugusigiramo none si Rebe? Rwose umaje gukira kabisa. tube turetse yumva ikintu kinzanye ndakubona umaze kurya uruzuye Kurya? Nje nta nubwo meruka kurya maze. ibyo ku munwa nta kintu uba Ku ugomba munwa? kunsobanurira Wapi izi nitiro nisize maze izi nitiro. What? inzara iranyishe nimba ikubwira ubyumve muri aka kanya n'umuntu namurya n'inyama mbisi narya Sha nje yewe we mu rugo nubwo bamaze baheruka no guteka. irahira nuko umbwiye None se nkubeshye. nta kibazo sunereye subyanze sugigiye sawa Oya nakugigira Oya, urabizi. sawa Okay. Reka nkubwire ko ubundi tugende tunicare. oya uranya Tugiye no kwicarira rwose. ni ibibazo wumve ngo ni ibibazo Ibibazo se ko bitajya bishira shaho. ariko sha kariya kamatora noneho usigaye uriho Abo udakubaganira ni Dodoma ya Perisha. Urabona nakura amatora ngiye ndyama ku mifuka. Jesus! kuba wayanitse unyara ku buriri Oya ntago nyarakuwe uzi ko nabyoreze. Narisubiye. ariko nibyo mwana ariko jyukura Hey! rero reka nkubwire mwana iri zuba rya saa 9 rimeze nk'izuba rya saa 6 koko riratugeza Turi saa 9 se? Saa The what? Mama yambwiye kujya gukoresha telefone nubwo nari nagerayo. Umva mwana. yo Kigali ndebera twa dukwavu urebe n'utwatsi waduha uri kumva reka nguruke ujye gukoresha phone ya Mary uko garutse ntago yangaburira nawe urabizi sha mwana kandi iyo natariye uri kumva no gupfa napfa nese se unyizera ndakwizera I trust urabizi no Nari. ubwo urebe utwatsi uzihe ewana za nkwavu sha zankwa ndabikora bro ndabikora umva zabwire ngo njye kwirirwa nahera aha ngaha gusa abanyarwanda baribona ariko wagira ngo nari nanabiteguye sha reka nze mwemeze mwereke ko tutiganye sha mwereke uko Kigali kabisa akabuti kw'inkwavu niko kagiye guhura n'ibibazo sha njyewe wasosi reka nze mwemeze nasize kitanafunze cyacu cyane nagasa ariko pacanguriye inyama ni ibisore shit Jesus! kwamu cy'igisore kabisa yewe we gifite n'umugongo bikora bro se nakase oya kana akazingo reka namusige mwana ipantaro iri kugwa se yane mu mufuka nirabo kakire Jesus! kindiye n'urwara cyari kindi sha bonye karite bikora bro ngaho urajyamo niba sha namusabye ibiryo dore ahantu yari yabisize nta kintu aba yansigiyemo no rwose umva jamani ntundwanya ndakurya uri mubizi inzara mfite ubu ngubu ni uko ngiye kukujyana ubyihangane kabisa bakurya imyaka arahamagaye se halo bimeze bite se mama nari ngiye gukoresha ka gafone kakandi urabizi ko katavuga neza nawe wisuma amagara nsubire waguze indi reka nsubire ubwo nta kibazo uzi ko nari ngiye no kuyikoresha nta n'umwenda nari nambaye ngo ndi ikigoryi The what? reka n'ubu narisizeho iniga ryanjye n'ubundi ari ryonyine kanimpanukire
Aye mite mi ba mi. Ibi ndi kubona ndi kurota. Kosha. Karita yanjye uri kuyijyana. Mubyeyi rwose karitare kawe ntagakunze. Wagakunze? Nase kuki utakansabye ra? Funka. Ntawe byakubaho. Byambaye ibiki? Buriya nari ngiye ku Asubu nta kintu kiri muri seri. oya mwana se nagakarito gusa mwana. Oya manura mbanze ndebe. Manura mbanze ndebe. Oya se oya. Dore ikarito ni ikarito. Oya sha. Okay, zamura nari. Zamura. Fatira aho ngaho. Dore nta kirenze nagakarito gusa. Ntago ndi gukira. Jesu. Nta miyaguba wanashyize. Urareba. Iyi niyo karito wambwiraga. Umuginga nyoherejera reka ze ndebera reka ndekana n'iyi mesaje nze kwirebera cyapa tube twiganirira kinyereke wa mwana twavugana mbonye rwose umuyobozi imana umunyerondo araje tugiye kugukubita uje kumfasha kugikubita reka nugahana umuntu rwose ibyo bintu rwose nibyo nta muntu umuntu none se babigenza gutifasha umujura si umukubita ogera karakaka umujura afite amategeko amuhana ntabwo wemerewe gukubita umuntu none se nimba mufashe njyewe Ikigongwe mubyeyi. yanyibiye urukwavu dore n'ikarito yari irimo njye namwifatiye Byatewe n'inzara. uyaha ibyo niyo twose keze tuvuga n'abaturage turi kumwe tuvuga ati nta kwikubitira umuntu agomba kwegereza umuyobozi akaba aribwo umuhana kijura nikiri kuvuganira fande warakiginga gikubita urakijyanye fande nanjye Nshuti yanjye wambabaye. ufite ibigambanyi asoje n'indi nshuti sha kwizera abantu kwe yari inshuti yanjye magara umuginga niwe ugiye kunkorera ibintu nka biriya agafata kanya ibintu kwabo sha cyakoze ndabamenye kwizera abantu biyise ndabamenye umva ubu ako sha cyakoze bangishije akantu uriya munyerondi yataza bari kunyica nari ngiye kwica umuntu kandi bari guhita bamarira muri gereza ubundi kwihanira nikosa nubwo nayo nayifite umujinya w'urukwabo hafi ngiye kuzanzororera ni muri Amerika nanga bajura bazazimara